ururiho mwese mugende mukore subscribe ururiho siri murahita mumubona umusaza ica kuri YouTube gutya ameze Alfakiri imefika angaina nga mvua inaanza katika kafa tumbo la cha naweka sauti kwa speaker nipate meya wala oh baby samoya murugo samoya hey jewe nawe samoya murugo samoya hey oh baby samoya igeze murugo mfite kopi yawe mfite kopi I have a copy dali Yahweh Yahweh Yes, reka tongere tubasuze mwebwe muri muradukurikirana muherereye mu burengerazuba mu burasirazuba ndetse mu majyepfo mu majyaruguru tutibagiwe n'intara ya gatandatu diaspora. Turi kumwe hano n'umusore. Bimeze bite bro? Shani sawa bro. Meze neza. Shameze fresh kabisa. Ndashima Imana. Ndakubona. Ibyangwe ni ibyangwe. Ibyangwe kabisa. Uratangira utwibwira iyi ni Afri Cinema, reka tubanze tubwira abantu batarakora subscribe babanze bakore subscribe kuri YouTube channel yacu. Aho muzajya mubona ibiganiro bigiye bitandukanye harimo abastari harimo nabandi bose bakora entertainment. Okay, tangira utwibwira. Nitwa niyo niringiye Jean Claude. Okay, abanzi neza banzi muri filime yitwa Ururiho Siri. Hari abantu benshi bari kudukurikirana. Nabonye tumaze no kugira ama views ibyatsi n'ibyakatsi. Wallahi twaragafashe. Mumeze neza. Turi kuzamuka neza cyane. Okay, abarimo baratwumva nibagendeye bandikemo Ururiho Series, ni filime nyarwanda irimo irabica bigacika. Muzasangamo uyu muhungu. Ndi kubikora. Ubu urimo urakora ibiki? Ndabakoma fo. Wago nabonye ukora ku bakobwa cyane. Man, nyine ira ni filime tu. Ariko mu buzima busanzwe nitwara neza ndi umwana mwiza. Wakubwira ko n'abakobwa ntajyana nabavugisha. Ntababwira iki se mwana? Nta magambo mba mfite yo kubabwira. Yacha urambeshya kabisa kuko ukuntu mba mbona umeze mbona bitoroshye cyane. Ira ni talent. Gusa nyine nakazi. Akazi kabisa. Iyo ndi mu kazi ewana mba ndi serious. Naho najya nakujyanye mfite kopi yawe. Yes. Naho najya nakujyanye mfite kopi yawe. Yes. Nafashe ifoto yawe nkora kopi yawe. Ku mutima wanjye nafashe ifoto yawe nkora kopi yawe. Mfite kopi yawe mfite kopi. I have a copy dali Yahweh Yahweh Afa kabisa timwara ni nje ndi mubi cyane. Ndi mubi ubwo kuzamuka nicyo kibazo. Ariko Irene akakubwira ngo Irene ngiye naramuhamagaye we banza unyumve neza. Namuhamagaye igihe yari yambwiye ngo uzamamagare isaha iyi. Muhamagara ariko wa kane itariki sinzibuka. Nshuti arambwira ngo ngaho ndirimbira numve. Ngiye nari ntwaye umugenzi. Ubusanzwe ndi umumotari. Uraparika. Kose ntago ubonye moto hari yako nyiparitse. Si uyibonye ngiye ubundi ngiye ndisongita nikoraho. Ngiye ni ngiye wa musaza. Niwe wa musaza. Ngiye wa musaza. Brice bazi cyane. Brice bazi cyane mu ruriho. Ururiho mwese mugende mukore subscribe ururiho siri murahita mumubona umusaza ica kuri YouTube gutya ameze ica kuri YouTube yitwa Afri Cinema. Afri Cinema. Yes, ni naho haza kuba hari iki kiganiro nyamuneka ndizera ko iki kiganiro Bruce Melody araza kucyumva sibyo sana. Bruce Melody ngariye ngo yarakubwiye je Bruce Melody naramuhamagaraga akambwira ngo urashaka byihutirwa. Je nkahita mubwira ngo ntabwo ngushaka byihutirwa. Kubera iki ngiye nashakaga ko tubonana twiganirira imbona nkubona kuko ngiyewe yambonye namugezeho ntabwo yancika atamfashije. Uranahangara Bruce Melody afite amafaranga menshi.
icyo si ikibazo icyo ntago ari cyo kibazo kuba ari umukire umva mani njyewe ndibuka indirimbo yaririmbye yitwa Yoro we na Riderman rero ibintu urabishaka mani bikaza Bruce Melody waragira ati nagize agahinda kenshi sibyo nagize agahinda kenshi kubera ku bahanzi banzaga kunzamura sibyo nyuma warabizi kubera yabiciyemo nyuma ya Melody ni umuntu mwiza ashobora kugufasha umuntu uba waraciye mu bibazo iyo agize ahagera urayafasha naza kubona iki kiganiro azamfa subiza umusaza Melody uzamfashe mani ngenda kwemera byatari uramufana se ngenda mufana byatari nta mu Rwanda ngiye ubona imfana abahanzi fana umuhanzi umwe w'umwihariko by'umwihariko ariko Bruce Melody hanze na mwemera umuntu bita Harmonize kuzamuka vuba kandi byatari habe muri filme habe mu muziki ebana ndashaka gukora byatari uzi kuririmba se shanje ngerageza ufite indirimbo zingahe shafite indirimbo ibyatsi n'ibyatsi ariko nabuze ukuntu nazamuka ngiye nago ubundi ikintu nifuza nuko nashaka kuzakora indirimbo ngo ijye hanze abanyarwanda bose batazayikurikirana bimwe byo gukora ukaguma uri underground oya ndashaka guhita nkora nkazamukira rimwe muri make ubwo urashaka amakorabo ndashaka amakorabo hari umuhanzi waba waravugishije wenda akaguha korabo sha abahanzi nagerageje kubavugisha benshi batandukanye ba Riderman Bruce Melody we mana yanjye we yarankatiye yanze kumvugisha Bruce Melody yaragukatiye cyagenda nyiryagaguraho buhoro buhoro Irene bariya Irene muhamagaye kuri telefone ku munsi twavuganiyeho kuzabonana arambwira ngo gaho ririmba twumve genda irimba kuri telefone nambaye na kasike ndaririmba arambwira ngo nta mpano ufite nta mpano kandi ngiye impano yanjye ngiye mfite impano nyinshi ngiye mbizi neza ko nyifite we yarakubwiye ati ngo nta mpano ufite nta mpano sha numva narira ndamubwira ati se basi washatse ngiyewe reka nshaka ukuntu tubonane ngiye undeba nuwubwira umureba nanjye nkubwire nkureba kuko ndabizi ntago yari kumakanira ngiye ngira amaraso akundwa byatari ngiye nta muntu wamakanira namubonye turi kumwe gutya ntago yamakanira yanyumva fresh ndumva ari hatari kabisa niba Irene nakubwira ati ntago bishoboka ndamubwira se wamujana niyo Bosco Bass nta n'impano ufite arambwira ati nta mpano ufite ariko sinajya kwiyanduriza jewe ngo nta mpano ufite ntago yajya jewe ngo nta mpano ufite yewe yarayo kubwira ati sinajya kwiyanduriza ubwaro yes wewe kandi warashaka kuzajya kwinjira amanaginga Dorcas ndetse na Vestina na New Boss yes ariko ngiye nanjye nibyo namusabaga ngo nanjye ashyiremo kuki se ntakora ngiye ndiyumva ngiye numva ko nshoboye ndashoboye Bruce Melody we byagenze bite Bruce Melody we yahoze ambwira ntamuhamagara akambaza ngo ugasanga arambajije namuhamagara ngo aro akambaza ngo urinde umpamagaye nkamubwira ati ni Claude ndashaka ko tuvugana agahita ambwira ngo uranshaka byihutirwa nkahita amubwira ngo reka ntago byihutirwa kubera cyane y'ubwoba wumvaga ayaguteraga ubwoba ugatangira numvaga nzajya no kumureba iwiwe mu rugo sha umva kubera kumbwira ngo uranshaka byihutirwa gira ubwoba bwo kuzajya kumureba ariko ngiye nzamugeraho Bruce Melody yes okay ngaho dukubitira akaririmbo ka Bruce Melody ndabizi ko iki kiganiro aza kucyumva ndagukubitira ka Samoya ka Rofure ka Samoya okay gakubite gakeya oh baby Samoya mu rugo Samoya hey jewe nawe Samoya mu rugo Samoya hey oh baby Samoya igeze mu rugo Samoya ireka tubonane Samoya Samoya hafi kabisa aho ngaho Irene arabayumva nyamuneka namwe muri murakurikira iki kiganiro mujye muri comment mutubwire niba uyu muhungu azi kuririmba niko usibye kuba
waririmba indirimbo ya Bruce Melody hari undi muhanzi wo hanze Harmonize yes urakubita fresh shanda gerageza okay tuzamura akaririmbo ka Harmonize ahubwo we uje mu gitondo ntago mba mpogoza neza ahantu mpogoza neza ni goroba mba meze fresh ubu meze fresh yes ngadukubitire akaririmbo ka Harmonize okay ndabaririmbira matatizo kuko ngiye nahuye n'ibibazo ngiye nahuye n'ibibazo man matatizo yire nakubwira ati wana ukayituririmba matatizo nahuye n'ibibazo man afakiri imefika angaina nga mvue nanza katika kafatumbola cha naweka sauti kwa speaker nipate mea wala mala simu inaija jina la aputwa akisema mama yohoi kitandani kama si waleo wa kesho na kuponda sisa ni upate japo neno la mwisho nina mtoto wa keke nyumbani wananitegemea mdogo wangu wa keke alitonia lishagalewa kiza magisha langu na nyonge kipato hakigivi mataki napiga moyo ponde yalabi mola ndompaki matatizo yatakwisha lini matatizo kila kifula na mimi cyokoza musaza niko reka ndirimbe wenda nko ku gatero ka kabiri niko ariko ndaririmba akantu gato mu mukimbo tutarakaririmba uraza kukaturirimba abantu bakurikiye ikiganiro mube mugumyeho sibyo rega nawe ubunyinjiriye ngewe nta na repese neza buramba nkagukubitiye neza nta karepese neza nyuma yo gusoza ikiganiro kimwe turenda gusoza ikiganiro ugiye kutubwira ni iki wasaba Irene cyangwa se Bruce Melody sibyo baba wesha ubwo se mwana cyangwa uzazigire mu Tanzania ndumva ari hukubita fresh atarudi mama atarudi mama bazamfasha man bazamfasha ndashoboye man ngiye mbyiyumvamo iyo wiyumvamo impano rurema guhama n'ubushobozi ikindi ugiye kutubwira sibyo Irene uramusaba ko yazakukorera iki yazagufasha iki bazamfasha kugera ku ntsinzi ku buryo nanjye muzehe wacu mu myaka iri imbere nanjye yazaba nkora mu kiganza nshimira aririmba nk'indirimbo waririmbira muzehe twumve hari akantu nyine nigeze kubyuka narose nabaye umuhanzi noneho mbyutse nabaye umuhanzi ngewe mbyuka nisanga ntari kuri stage kandi narindi gutwika ndi kumwe na ba Bruce Melody ba Riderman hari ari nge muntu uri buririmbe bwa nyuma nk'umuntu ukomeye mu gihugu sha ndicuza nitekerezaho byatari bituma nkora kagoma wenda sindi bukuririmbiraho ibitero ariko ndakuririmbira akarofure kavuga akantu gato nitwe tuba dushaka kugira ngo kwicuza kwanjye ubu se nkora iki ko nifuza gukora mu biganza bya pere